ugaca mu gahe gatoya, ako gahe gatoya ukatihanganira, nyuma yako Uwiteka agasoza isezerano. The reason we are here is to learn about God's word. It will be of great benefit to many people. If we work together, we will succeed. We want everyone to know what God wants for them. What God wants from us is found in Micah 6:8. Hallelujah. Ako gahe gatoya benshi bakananirirwamwo, Imana ntabwo yagusoreza isezerano ukiri mu bisubizo. Imana ntabwo yaguha ikindi gitangaza gisha ukiri mu kindi gitangaza. Ahubwo iyo Imana igiye kukujana ku wundi musozi, ntabwo igusimbutsa na tiroliyeri cyangwa se na asanseri, ahubwo irakureka ukamanza ukanyura mu mubande te nukazamuka. Haleluya. Ntabwo wava ku musozi ngo uje ku wundi utanyuze mu mubande. Bisaba kumanuka rero ukongera ukagira iki, ukazamuka. Haleluya. Intumwa zari zifite confidence, zari zifite autorite, ziri kumwe na Yesu kubera niwe wazivugiraga, niwe wazifashaga. Amaze kugenda, zagendaga muri Yerusalemu nta bwoba nta kibazo, ariko amaze kugenda zija kwihisha, zisha mu cyumba cyo hejuru. Ubwoba ari bwinshi, ibibazo ari byinshi, inquiétude ari nyinshi, ariko birangiye iminsi 10 irangiye bamaze kwakira Mwuka Wera, bwa bwoba bugira iki bwose burashira, barasohoka tena batangira guhamya Yesu. Yesu ahari. Ako gahe gatoya kaciyemo. Haleluya. Bari mu cyumba cyo hejuru gahishemwe ibintu 7 bikomeye. Turifashisha igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 3, aho bari gupresenta ba Trofime, abari gupresenta ba Theophile nk'abanditsi b'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko ayo mabanga ahereye ku murongo wa 4 kumanuka. Ibanga rya mbere rero turarisanga ku murongo wa 4 kugeza ku wa 5. Uhabonye nadusome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu. Abategeka kutava i Yerusalemu. Ati, ahubwo murinde ibyo data yasezeranije. Murindire ibyo data yasezeranije. Ibyo nababwiye babirindirire Yerusalemu. Kuko Yohana yabatibishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibanga rya mbere nirivuga ngo Yerusalemu niwo mugwa w'ishikiro ry'amasezerano. Amina. Yerusalemu niwo mugi cyangwa se murwa w'ishikiro ry'amasezerano. Haleluya. Amina. Yesu yabanye n'intumwa igihe kirekire, kandi bagenderaga mu mirwa myinshi itandukanye. Bajaga Kapernaumu, bakaja Genezareti, bakaja kwa ba Lazaro, bakagenda hirya no hino, barazunguruka, kandi iyo mirwa yose bajagamo Yesu yabahaga amasezerano. Haleluya. Baba bari ku musozi, uwo musozi wose Yesu akawubaheraho amasezerano. Ariko agiye kugenda arababwira ngo nubwo nabahereye amasezerano yamwe Betaniya, ayandi nkayabahera i Nazareti, ayandi nkayabahera Kapernaumu, ayo masezerano ntabwo yazashikiraho nayabahereye. Ahubwo nubwo nayabahereye Kapernaumu, ayandi Tiberiyadi, igico mugomba gusobanukirwa, ayo yose nayabahereye ahatandukanye, ariko aho yazashikira ni ahantu hamwe hitwa Yerusalemu. Haleluya. Haleluya. Amasezerano yose bayaherewe ahantu henshi hatandukanye, ariko ishikiro ryayo ni ahantu hamwe hitwa Yerusalemu. Ako kantu mumfashe mukumva, kubera buri wese muri twese, buri wese afite isezerano. Haleluya. Nje kubabwira rero amasezerano Uwiteka yabahaye agombwa gusohorera. Hari amasezerano tubonera hirya no hino.
ikintu gikomeye guhabwa isezerano nta kondisiyo ya miliye bisaba. Wariherebwa hariho hose, uri mu modoka, uri muki, ukiranutse, uri umunyabyaha, wahabwa isezerano. Ariko kugira risore bisaba kondisiyo. Niyo kondisiyo aho rigombwa gusorera ni muri Yerusalemu, usobanura umurwa w'amahoro. Amina. Haleluya, haleluya. Yerusalemu ni iki? Aka kajambo ka mbere turavuze, Yerusalemu niwo murwa w'ishikiro ry'amasezerano. Ikintu tugomba kumenya, Yerusalemu amasezerano yose niho asohoreraga. Niyo tuvuze Yerusalemu ni ijambo rivuye mu magambo abiri y'Igiheburayo, Yeru Shalom. Shalom bisobanuye amahoro, na Yeru umurwa cyangwa se umugi. Yerusalemu bisobanuye umurwa w'iki? W'amahoro. N'amahoro yacu rero muri iki gihe ntabwo tuyabona twuriye indege tukaja muri Israeli Yerusalemu, ahubwo amahoro yacu y'abizeye bose tuyabonera muri Yesu Kristo, ariwe Yerusalemu yacu. Haleluya, haleluya. Yesu niwe Yerusalemu yacu. Ngiye kukubwira rero, wabona amasezerano uri hanze ya Yesu Kristo. N'abapagani barasezerezwaga, n'abapagani babonaga amasezerano, ariko gushika kwayo masezerano obligatoire bigusaba kuja Yerusalemu muri Yesu Kristo. Amina. Ikibazo rero itorero rifite muri iki gihe, abantu benshi barasezererwa, bamara guhabwa amasezerano bakava mu byizerwa, bakaja mu makomerse yabo, bakaja mu maduka, bakaja mu bucuruzi, abandi bagahugira mu bindi, bakarindira kuzasohora kwayo masezerano. Ntabwo yazasohora. Isezerano ntabwo risohoreraga buri hantu hose. Isezerano ntabwo Imana yaguha isezerano ku musozi ngo uje kurindira gushika kwaryo ubirindirire muri bare cyangwa mu ngano. Ntabwo rizasohora. Niyo mpamvu usanga abantu bibaza ko ni Imana yavuze cyangwa ntabwo ari yo, ni Nuza wavuze cyangwa ntabwo ari yo. Niyo yavuze, ariko nuko yakubwiriye ku musozi ikakubwirira hariho hose, nje kukubwira ko gushika cyangwa se gusohora kw'iryo sezerano bisaba kuba i Yerusalemu. Bisaba kuba muri Yesu Kristo uko bisobanura, uko bikwiriye, ukamubamwo, ukamuhagararamwo amanywa nijoro, mu gitondo nimugoroba, uri muri Yesu, urindiriye ko azasohoza isezerano yaguhaye. Haleluya, haleluya. Ngiri ku ijambo isezerano, ngiye kubabwira kandi kantu hagati y'uherewe isezerano n'igisubizo cy'isezerano cyangwa se gushika kw'iryo sezerano. Imana ihishaga hagati icyo bitaga ubutayu. Haleluya. Hagati y'isezerano n'igisubizo cy'isezerano niko kubyita, cyangwa se naho rizashora, cyangwa se igisubizo cy'isezerano. Hagati y'isezerano n'igisubizo cy'isezerano Imana ishiragamwo ubutayu. Donc mu gifaransa biroroshe, Dieu cache le désert entre la promesse et son accomplissement. Donc accomplissement yayo aho rizasorera naho iriguhereye ishagamwo ubutayu. Abantu rero benshi aho bapfiraga ntabwo ari mu Egiputa Imana ibahereye isezerano, nta nubwo ari Kanani mu sorero ry'isezerano, ahubwo aho abakristo bapfiraga ni mu butayu. Imana idufashe cyane. Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira muhaguruke, mbajanye mu gihugu gitemba iki? Amata n'ubuki, irabasezeranya muragiye. Ariko yarababwiye mbajanye mu gihugu cyitwa Kanani, ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. Ariko nta hantu namwe yigeze ibabwira ko irabanyuza mu butayu. Ubutayu bwabaye surprise. Haleluya. Rero uri kureba, Imana iragusezeranyije, irakubwiye mwana wanje nzaguha inzu,
nzaguha inzu ikwiriye, cyangwa se nzagukorera ubukwe, cyangwa se nzaguha imodoka. Ibiguhereye hano ugasanga iyo nzu iri aha kuri iyi bafu. Aha ni muri 2024, aha inziri ni muri 2027. Haciyemo imyaka ingahe? 3. Iyi myaka 3 ni iy'ubutayu. Iyi myaka 3 ni iyo kwibaza icyo uri gukora cyose nikigendeke, ukibaza se ko Mana itaransezeranya nari mfite icyubahiro, ariko imaze kunsezeranya n'ibyo nakoraga nabyo birananiranye, nigenze ute? Ni Imana yavuze cyangwa uyu muhanuzi waba ugiye gucika intege ukumva ati n'Imana inyuriye mu wundi muntu? Mwana wanje ndacyari kumwe nawe, nije wavuze igihe cyanje nikigera nzasohoza. Haleluya. Rero Satani nawe yasangura aha hagati akaba ari ucikira intege, niho kubera ziko abantu bacikiraga intege hagati, nawe nihazaga kudutegera. Yaza kugutega ugasanga Imana yagusezeranyije kuguhembera mu murimo wayo, mu buririmbyi, mu masengesho, ukiri muri uyu mwanya wo hagati kugira ugere mu shikiro ry'amasezerano. Ugasanga Satani yaguteza akaduka hano, yaguteza akazi k'umushoferi, yaguteza akazi kiki, udufaranga dupfuye kubaho, akagutega agashope, akakubwira ariko se wowe uzaguma muri ibi byari? Nuri kureba ko abandi bari gukora, ukavuga no, njyewe Imana yaransezeranyije nzabaho hejuru y'umurimo wayo gusa, kandi nizeye ko ibyo yavuze izabishitse. Haleluya. Amen. Icyo waba ukinesheje wagera imbere ugasanga atenaguteza ikindi, akagutega ikindi. Rero abakristo benshi yanesha kimwe ariko icya kabiri kikamunesha. Icyo nje kubabwira, iri banga mugomba kurisobanukirwa, muzirinde kugwira mu butayu. Musobanukirwe ngo hagati y'isezerano n'ishikiro ry'isezerano hariho agahe k'ubwoba, hariho agahe k'ubwoba ukagira ngo Yesu yaragusize kandi agiye igihe gitoya kugira ngo imbaraga ziri hejuru y'izo yaguhaga. Haleluya, haleluya. Iyi minsi 10 yabaye karakterize n'ubwoba, kubera binjiye mu cyumba cyo hejuru barakinga ubutayu, donke babumwe bari kwibaza bizasohora, ariko igihe cy'Imana kigeze birasohora. Haleluya, haleluya. Namwe nje kubabwira rero, iyo abasezeranyije iracyahari, iracyakora nubwo byatinda. Ikibazo siyo, ahubwo ikibazo ni mwe muri kwanga guhindurwa n'ubutayu. Iyo wemeye guhindurwa n'ubutayu, Kanani irihutaga, ariko iyo utinze guhindurwa n'ubutayu, ubutayu Imana yateguye imyaka 2 yabukumazamo imyaka 8, kubera icyo ishaka si ukugera i Kanani kwawe, ahubwo icyo ishaka ni ukugeza i Kanani umaze gushika. Haleluya. Umaze guhinduka uko bikwiriye. Kandi iyo wanze gushika, nubwo ariyo yagusezeranyije bikujanye i Kanani, ikwiciraga mu butayu itakugejeje i Kanani. Abantu baravugaga Muraki Imana yavuze ngo gihere, iyi sezeranyije irasohoza, iri sezeranyije irasohoza. Mwebwira isezeranyaga buri wese, ariko si buri wese isohorezaga. Haleluya. Gusezeranirwa ni ubuntu, ariko kwinjira mu shikiro ry'isezerano hari igiciro ugombwa kwishura. Hari igiciro ugombwa kwishura, ugombwa kwezwa, ukirinda uko isezerano ryawe rimeze, ugahagarara abandi ibintu bakabikora bikemera, ariko wowe ukatirinda hejuru y'isezerano ryawe. Haleluya. Naho nugenda nk'uko abandi bagenda, yego ni Imana yakubwiriye ku musozi, ariko ntizabishitse. Abisirayeli se bavuye mu Egiputa basezeye ko bagiye i Kanani? Bari basezeye. Imana niyo yabasezeranyije, siyo yabasezeranyije se? None se bagezeyo? Imana idufashe cyane. Jameni gusezeranirwa, cyangwa se Imana kuguha isezerano n'ubuntu, nta giciro gusaba, ariko kugira urigereho, kugira winjire mu sorero ry'iryo sezerano hari igiciro ugombwa. Imana idufashe cyane. Ikindi kintu gikurikiyeho,
donc kugira ibanga cyangwa se isezerano ryawe risore bisaba kuguma i Yerusalemu. Haleluya. Yesu yarababwiye amabanga yose, mbahereye Kapernaum, mbahereye Genezareti, mbahereye Tiberiyade, mbahereye Betaniya, nyabahereye ahantu hatandukanye, ariko isorero ry'ayo masezerano yose ni Yerusalemu. Rero mama musaza uri kunyumva, ikintu nje kukubwira, irinde ikintu cyose cyakuvana i Yerusalemu, irinde ikintu cyose cyakuvana mu rukundo rw'Imana. Bisaba kuba nka Pawulo Imana imaze kumusezeranya, yahagaze i Yerusalemu mu bushake bw'Imana neza, nubwo ahura n'ubukene, ahura n'ibihe bigoye, atangira kuvuga niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni inzara se, ni ukwambara ubusa se, ni ugusonza se, ni ugukubitwa se, ni uguhaga se, haba ibigaragara n'ibitagaragara, ibyahise n'ibizaza, nta kizatandukanya n'urukundo rw'Imana. Ahagarara kigabo muri Yerusalemu. Haleluya. Ibanga rya kabiri riri ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7. Dusome umurongo wa 6 n'uwa 7 muri cya gitabo cy'ibyakozwe mu gice cya mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe. Kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe Data yagennye ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera. Wageze kuwa 8, rekeraho. Amen. Haleluya. Amina. Ibanga rya kabiri nicyo bitaga kumenya kugenzura igihe n'ibihe. Haleluya. Amina. Kinyarwanda ikoresheje ibihe n'imisi, ariko iyindi mirongo ikoresheje igihe n'ibihe, nyakati na majira. L'état et les saisons, time and season. Simurikura ni ibintu bibiri bitandukanye. Haleluya. Amen. Kumenya kugenzura igihe n'ibihe. Donc igihe ni igihe kino tu gisanzwe, kwa 2, kwa 3, kwa 4, saa 1, saa 4, icyo ni igihe. Siko bimeze. Ariko hari icyo bitaga ibihe. Ibi bihe ni season cyangwa se saison. Haleluya. Ibi bihe ni ama-circumstance. Rero ikintu gikomeye ku bakristo, bananiwe gusobanukirwa gutandukanya igihe n'ibihe. Iki ni ikintu cy'ubwenge ugombwa gusobanukirwa. Haleluya. Igihe n'ibihe bidufitiye agaciro. Mu Kigiriki niho babivuze neza, iki gihe bakitaga Chronos, n'ibihe bakabyita Kairos. Iyi Kairos rero, umuntu uri muri Kairos n'uri muri Chronos baba batandukanye kubera. Haleluya. Amen. Cyaje kubabwira, wakenera gushaka cyangwa se kubaka inzu. Iyo nzu ukayishaka cyangwa se uri gushaka igishoro, ugakora udukese, ukinjira mu birimba, simuzikirimba, ukabyinjiramo uri kugira uzabona igishoro cyo gutangiza ishopu. Ibyo bintu ukabikora ukabishaka imyaka 12 utari wabibona, byarakugoye kubibona, ariko ukagirirwa amahirwe ukinjiramo mu mwaka umwe, igishoro ukakibona mu mezi 2 cyangwa amezi 3. Waragishatse mu myaka 12 ukakibura, ariko mu mezi 3 ugahita ukibona. Amen. Haleluya. Ntabwo mubonaga ibyo mubonaga hafi ya byose, ntabwo mubishakaga igihe kirekire, ahubwo hari akantu kaza kameze nk'aga surprise, ukasanga urangije kuva mu kwa mbere nurakora ku $100, ariko ukasanga havutse akantu runaka papa, ugasanga amafaranga urayafashe mu gahe gatoya. Rero iki gihe, iyi myaka 12 wari uri kuyashaka, nicyo bitaga Chronos
cyangwa se igihe n'akagahe gatoya ubonyemo ibyo washatse iminsi myinshi utabibona, niko kitwa kairos. Haleluya. Niko kitwa ibihe. Haleluya. Akagahe rero niko gahe keza, niko gahe Imana ibaga yinjiye mu bikorwa. Wasenga ugasenga ariko Mana uzanyibuka ryari? Kwa kabiri ukaja ku musozi, teni cyumweru kikaza, kwa kabiri ukajayo, ibyo uri gusengera bitari byara, kwa kabiri teni ukajayo, kwa kabiri ukajayo, umwaka ukarangira, umwaka wa gatatu ukarangira, umunsi gumwe ukazaja ku musozi ariko wa kabiri ugasenga, wamara gusenga uri gutaha ukumva umuntu araguhagaritse ngo Imana ikuntumyeho. Haleluya. Imana imugutumyeho umunsi wo kwa kangahe? Wo kwa kabiri. Ni umunsi umwe gusa kandi wasanze iminsi ngahe? Imyaka. Uri kumva? Rero icyo gihe ibyo wasengeye imyaka Imana ibizanye mu munsi umwe. Iyi myaka yo gusenga niyo bita Kronos. Uyu munsi umwe wo gusubizwa niwo witwa Kairos. Haleluya. Haishwemo rero iyihe message? Ikintu gikomeye abakristo benshi bananigwaga gusobanukirwa amasezo. Hari igihe ugeragamo ugasanga ni sezo yawe. Iyo sezo rero, iyo Kairos, iyo unaniwe kuyibyaza umusaruro, Kairos ntabwo ikurikirwaga na Kairos, itagikurikirwa tena na Kronos. Haleluya. Donc iyo uvuye muri aka gahe, iyo uvuye muri ibi bihe, ntabwo bikurikirwaga tena n'ibi, ahubwo bikurikirwaga n'igi. Haleluya. Amen. Turebe twahingaga ibirayi, twata abantu bakabihinga mu kwa mbere, bakavuga bizera mu kwa kane. Siko bimeze? Byerera amezi 3. Rero byeze ugasanga umurwa wose na Nyabihu yose bejeje ibirayi bari gusarura. Icyo gihe cy'ibirayi kisarura aba ari season. Siko bayitaga? Ni season, turi mu season. Iyi season si ukuvuga ngo ibi birayi ubwo byeze mu kwa kane ngo uzaja gusarura mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda iteka ryose. Apana. Ahubwo umuntu ufite ubwenge arasarura, yamara gusarura akubaka ikigega, akaja araryaho bukeya, teni imbuto akayitera, aziko bizere tena mu kwa munani urugero. Rero ibi byasaguje akabiteganya kuzabirya muri aya mezi ari hagati y'ukwa kane n'ukwa munani. Haleluya. Amen. Kubera aya mezi yandi nayo utegereje kubisarurwa biboneka tena ko winjira mu yindi season. Ariko igihe utari wagera mu yindi season bisaba kuba wariteganyirije ibyo ugomba kurya uri guhinga. Rero ikintu abakristo b'iki gihe bayobewe gusobanukirwa iki kintu, ahubwo Imana yaba ibihe yabibinjije muri Kairos mu season ya season, aho kugira bayibyaza umusaruro ibyo babonye bakabipfisha ubusa bakabikoresha, rero ugasanga ejo biriwe barasabiriza. Ngiye kukubwira hari igihe cyo guhabwa amavuta y'umwuka wera. Haleluya. Hari igihe cyo kuririmba ugifite imbaraga bikomeye, hari igihe cyo kuvuga ubutumwa bicemera, hari igihe cyo gusenga ugakesha ijoro ryose, ariko hari ikindi kigeraga no gukesha iminota 30 bikaba ikibazo. Haleluya. Rero amasengesho wisengeye cyangwa uri muri Kairos yo gusenga niyakubeshagaho igihe wabuze intege zo gusenga. Haleluya. Haleluya. Amen. Ijambo wibitsemo amavuta y'umwuka wera, wibitsemo uri gusenga bikemera. Habaga igihe ugiye mu shope ugahugira mu misozi, migrasi ikababuza amahoro, ukarangiza icyumweru udasenga. Y'amasengesho wasanze bigikunda niyo ukoreshaga muri bya bihe bitari gukunda. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu nshatse kubabwira iki gihe murimo ni igihe cya Kairos, ni igihe cyo gushaka Imana kubera biracyakunda, ariko hari igihe kigiye kuza aho bitazakunda. Niyo mpamvu bisaba kukibyaza umusaruro.
haleluya haleluya. Uri kureba nkanje ndacyari umusore, urugendo rw'ivugabutumwa ndi gukora nkarangiza umwaka mu nzira, nuko nkiri umusore. Nimara gukora ubukose bizakunda. Aho kayirose yo kugenda mu ivugabutumwa rirerire izabigize iki? Ihagaze. Kandi ntabwo izagaruka. Dusome ijambo ry'Imana. Hari abantu bamenyaga gucungura igihe cyabo. Haleluya. Amen. Iyo usomye igitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere kuwa 8, Salomo bivuzeho cyane igihe cyane. Ariko ntabwo turasoma iyo, turasoma imirongo 2 gusa. Yeremiya ibice 8 umurongo wa 7. Mudusome. Some igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 8 umurongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Nukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo. N'intungura y'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka. Ariko abantu banje bo nibazi amategeko y'Uwiteka. Ariko abantu banje bo ntabwo bazi amategeko y'Uwiteka. Ntabwo bashoboye gusobanukirwa ibihe n'igihe. Haleluya. Uri kureba Aburahamu yasenze asaba umwana witwa Isaka, amusaba arinda yagera mu myaka 90 atari yamubona. Rero yicaye iwe kandi yirirwaga ari ku musozi, nshatse kubereka ubwenge bwo gusobanukirwa igihe n'ibihe. Haleluya. Amen. Muri Kronos yose ari gusenga, ari gusaba umwana Isaka, arinda agera mu myaka 90, umugore wagera muri 90, Aburahamu arazirenza atari yabona umwana akeneye. Umunsi umwe nkeka ko yajaga ku misozi ari gusenga Uwiteka, ariko Imana yaramusezeranyije. Yicaye iwe abona abantu 2 bari gutambuka, ababonyemo 3 bari gutambuka. Abo bantu yicaye iwe ku rembo mu mbuga, abantu bari mu nzira n'ukuntu wicaye aha ukabona abantu bari gutambuka. Ariko abo bantu burya nubwo ari abagenzi bari kwigendera, nibo bahishe, nibo babitse Isaka muri bo. Haleluya. N'aba bantu bari kwigendera, Aburahamu ababonye kure asobanukirwa iki cyaba ari igihe cyaje. Haleluya. Amina. Babantu batamusabye no kuzi we aragenda arabinginga. Yemwe ko mbona muri kugenda, nubwo ntazi iyo muvuye niyo mugiye, ntabwo mwaza mukansura mukicara uwanje mukanywa amazi kwizuba ryatse cyane. Baramubwira se kubera ko twitayeho kandi turi kugenda, nababonye numva umutima gwanje gurabakuruye. Ntabwo wasobanukirwa iby'Imana utari Yerusalemu. Oh haleluya. Aburahamu nuko yari afite umubano n'Imana mwiza, niyo mpamvu yamenye gusobanukirwa abantu b'Imana batamwibwiye, asobanukirwa abo yahituro batamwibwiye. Haleluya. Ababonye abasaba kuziwe, amaze kubibasaba baraza, bageze iwe baricara bararya, bamaze kurya amaze kubabagira bahita bamubwira hamagara na Sara. Haleluya. Ahamagaye Sara bahita babwira Sara umunsi nk'uyu nguyu, umunsi tena nk'uyu nguyu uzawukigatira umwana. Haleluya haleluya. Uri kureba yasenze Isaka iminsi yose, ariko Isaka asohoye umunsi umwe gusa, tena mu bantu batari bajiwe, ahubwo niwe yabikururiye bitewe no gusobanukirwa igihe n'iki n'ibihe. Haleluya. Amaze gusobanukirwa ibihe ahita amufata. Ngiye kukubwira benshi muheze mu gihe, muheze muri Kronos, atari ukuvuga ngo amakayirose ntabwo yarazaga, ahubwo yagasanga muri impumyi, yagasanga nta mwanya mufite wo kuyakora. Ijambo ry'Imana riravuga igihe Yesu azagaruka abantu bazatangara, azababwira ko nageze iwawe niwanyakira. Umuntu amubwire nakubonye ryari.
Haleluya. Nakubonye cyane. Yesu amubwire naje iwawe muri kagace kecuru, naje iwawe muri ya mfubyi, muri wa mupfakazi, ariko niwagira iki? Niwamenye. Bisaba gufunguka amaso ukamenya kugenzura igihe n'iki n'ibihe. Hari umuntu wari uzi kugenzura ibihe cyane, tumusome mu gitabo cy'Ingoma, Ingoma ya mbere 12:32. Mwumva uko iryo jambo rivuga, ndarikundaga cyane. Ingoma ya mbere 12:32. Igitabo cya mbere Ingoma ya mbere. Wabonye yasoma? Some igitabo cy'ibyo ku Ngoma cya mbere 12:32. Dusome mu izina rya Yesu. Ab'igice cy'umuryango wa Manase bari inzovu imwe n'ibihumbi 8. Abavuzwe mu mazina ngo baze bimike Dawidi. Abo mu Bisirayeli 12:32. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma 12:32. Ab'igice cy'umuryango wa Manase bari inzovu imwe n'ibihumbi 8. Abavuzwe mu mazina ngo Eske naho usome umurongo wa 33 ukere kuba Isakari. Abavuzwe mu mazina ngo baze bimike Dawidi 3:3. Abo mu Bisakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe, ibihe no kumenya ibyo Abisirayeli bakwiye gukora. Haleluya. Mwumve ibyo mu muryango wa Isakari bari abanyabwenge bo kumenya iki? Ibihe no gusobanukirwa ibyo Abisirayeli bagombaga kugira iki? Gukora. Ntabwo ari buri bintu byose wakora buri gihe. Buri kintu n'igihe cyacyo. Rero abantu bapfiriye nuko bamaze kumenya ko ibihe byose ni iby'amashope. Ishope ntabwo yungukaga ibihe byose. Hari igihe cy'ishope, igihe iri kunguka neza, n'igihe cyo kuvuga uyu munsi ishope ndayifunze, uyu ni umunsi wo kuja gusenga kubera ishope yagiye mu gihe, ariko amasengesho giye mu bihe. Haleluya. Amen. Iby'ishope bivuye muri Kairos byinjira muri Kronos, ariko ndikumva ububyutse buri kabanana ngiye gufunga manze cyo guprofita kuri ayo mavuta ari kabanana, nimara kuyaprofita tena wenda yazabesha mu ishope n'ibihe runaka. Haleluya. Ngibi bihe turi gupanga, ngibi bihe byo bamushumba bapanze by'amasengesho ya paruwasi n'ibintu bitazaga buri munsi. Siko bimeze. Iyi rero ni Kairos. Haleluya. Hari abantu barabihomba, uyu mwaka ukazashira batongeye kugira iki? Kubibona. Ariko ishope iyo bawugiyemo y'umwaka yose bazagira iki? Bazaba bayifite, ariko ibi ntabwo bazabona. Amashuri abandi bagiyeho bazaba bayafite ibihe byose, ariko ibi bihe byiza tugiye kugirira aha ntabwo bazagira iki? Bazabibona. Iyi ni Kairos rero. Abanyabwenge nibo babisobanukiwe. Uwo Imana yabwa icyubahiro kubera yabiguhishuriye. Imana iguha umugisha kubera wahishuriwe iyi Kairos. Haleluya. Imana ibaha umugisha ubwo mwahishuriwe ikintu gikomeye. Mbwira mugenzi we ngo twahishuriwe ikintu gikomeye. Iyi ni Kairos. Ni Kairos murimo kubera. Haleluya. Muri kurana rindi marawe ndi kugenda, Imana izana gahe gatoya pa tena
nongere ngende. Ako gahe rero iyo utamenye kukabyaza umusaruro ngo ka exploite kose kapfubusa, ubwo byashoboka ko nagera ino naryama mutama ivuga butumwe cyangwa se akazi ibyumweru 2 byashira yigisha ku cyumweru 2 gusa nitaye. Haleluya. Aho rero nukudasobanukirwa umugisha Imana ibiguhaye nagahe gatoya tena kadahoraho, abagasobanukirwaga n'aba Isakari. Doge nibo baje kubaza muri uku kwezi muri kubona ari iki twakora n'icyo tutakora. Imana aba Isakari bakababwira uku kwezi nimutura amaturo menshi, ahubwo mugende mworore, mugende mushaka uko mworora, mujane mworore cyane ibintu bibe byinshi kugira igihe cy'amaturo nikigera tuzajana amaturo ashitse tena menshi. Iki gihe nimuhinga ikintu runaka, muhinga ikintu runaka. Iki gihe nucuruza ikintu runaka, ucuruza ikintu runaka. Amakayi yose niyo tubagamo buri munsi. Nkabuno mbabazi umuntu uri gucuruza amakayi ibikoresho kwishyura by'abanyeshuri, eske buno ari kubicuruza? Buno biri kugenda? Igihe cyabyo cyagize iki? Cyaratambutse. Ubwo kizongera kuza igihe cy'ifunguro. Iyo doke ni kairos yo kugurishwa kw'amakayi, amayinifomu, ibikweto by'abanyeshuri nako gari. Rero utamenye kuka exploiter nk'icyo gihe cyo kugurisha ibikoresho by'abanyeshuri, wowe ukajuririrwa ku musozi uri gusenga, Imana irakubona ikakugaya kandi ari byo ugurishaga. Eske birumvikanye? Wowe ugurishaga ibikoreshwa by'amashuri, sigo uri umunyamasengesho. Muri icyo cyumweru cyo gufungura kw'amashuri niho bigomba kugurwa. Wowe ukiha iminsi 7 yo kwirirwa ku musozi, eske uba ufite ubwenge? Wagiye gusenga Imana ariko ntabwo ubusobanukiwe, ahubwo nagahe gato Imana ibiguhaye ugomba kubyaza umusaruro, bamara kugenda ukongera ugasubirayo ukaja gusenga. Haleluya. Amen. Nkoresheje ijambo amasengesho kubera nicyo gikomeye cyane tugomba guhigiye igihe cyose, ariko nacyo si igihe cyose. Hari igihe wumva uri gusenga biri kwijana amagambo akiza ibintu bikagenda neza, n'igihe wumvaga ukaja mu rusengero ugapfukama ariko ukarangiza nk'iminota 10 wabuze ijambo uvuga. Si bibabagaho? Rero igihe wabonye igihe cyo gusenga, nimba ari ijoro ryose senga, senga senga senga, wimare mwizo mbaraga, usenge ntuvuge ngo ndaryamye tenejo nzasenga. Apana, ejo ijambo ryaravuze umunsi wacu ni none, ibyejo ntabwo bitureba. Haleluya. Amen. Gusobanukirwa igihe n'ibihe. Ibanga rikurikiyeho twihuse niriri ku murongo wa 8 udusomere. Garuke mu byakozwe n'umwa igice cya mbere murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aha. Kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amen. 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 Ibanga rikurikiyeho ni uguhabwa imbaraga z'umwuka wera kubwo kuba intwari. Guhabwa imbaraga z'umwuka wera kubwo kuba intwari. Haleluya. Guhabwa, kupokea nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuwa shujaa. Amina. Guhabwa imbaraga z'umwuka wera kubwo kuba intwari. Ntabwo waba intwari utambaye imbaraga z'umwuka wera. Ahubwo ikinyarwanda kibivuze neza, ni mwandike kubwo kuba intwari, kubwo kuba intwarane. Amina. Intwarane ni ryo ryinjiyemo neza. Haleluya. Kubera buno intwari zagize iki zarananiwe, abuna bari gukora niki ni intwarane. Abanyarwanda bangahe bari abanyamasengesho, abakiranutsi bakomeye bakiri mu Rwanda, bagera Zambia, biracyakomeje. Benshi zibananiwe
rero muri babandi igihumbi bose bavuye mu Rwanda n'abarokore bakaza Zambia, uri gusanga abantu 700 bose baraguye, kandi mu Rwanda mwese mwari intwari, buno bahagaze n'abantu 300. Imana iguhumugisha kubera uri mu ntwarane. Haleluya, haleluya, amina. rero ntabwo wabintwarane utakiye, utahawe imbaraga z'umwuka we. Ngiye kuvuga kuri aya magambo ane gusa aboneka muri iri jambo. Icyakora muzahabwa. Iri jambo guhabwa ni ijambo Yesu yakoreshaga ritandukanye no gufata cyangwa se gushikira cyangwa se ritandukanye n'ayandi. Donc iri jambo ni ijambo Yesu yakoreshaga ku bantu bavanye icyizere cyabo mu bindi byose, icyizere cyabo kigashikama muri Yesu Kristo gusa. Haleluya. Abandi bagifite icyizere cyabo mu shope no muri Yesu. Yesu yagiye kubabwira akoresha irindi jambo apana iri ryo guhabwa. Iri ryo guhabwa yarikoresheje ku ntumwa kubera nta kindi cyizere zari zifite. Zari zarataye ibyombo byabo mu nyanja, barasize imiryango yabo, barasize ababo, baranduranyije n'umugi wose wa Yerusalemu hejuru ya Yesu, batasuhuza abafarisayo tena, batasuhuza abasadukayo, bose bari baragize iki? Baranganye. Icyizere cyabo cyari gisigariye muri Yesu gusa. Haleluya. Rero icyizere cyawe kikiri mu shope no muri Yesu ntabwo uba wari washika. Hari amagambo Yesu atakoresha kuri wowe, hari amagambo atakoresha. Iri jambo recevoir donc rivuye mu Kigiriki lambano, ni ijambo Yesu yakoreshaga ku bantu bashinguye imizi mu bindi byose by'isi, atizera ate n'umugabo, atizera umudamu, atizera iduka, ahubwo azi kw'ibyo afite nawe byose ari ibyande, ari ibya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu agahita amubwira uzahabwa. Nje kubabwira ibyo byo muri kuvanga na Yesu, mukizera Yesu pasenti nka 40, izindi 10 mukazishyira ku mugabo, izindi ku mugore, ibyo bindi byose mugiyemo jameni n'ibyisi birahemukaga. Udahemuka n'uyu mugabo umwe Yesu gusa, kandi umufite umufite byose. Niyo mpamvu nje kubabwira muvana imyizerere yanyu mu bintu byose, muyishyira muri Yesu. Niwe nyiri byose, azabaha byose. Haleluya. Niwe nyiri byose, azabaha byose. Amaduka, amashope, amavisa, ibindi byose biri muri Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Iri kurikiyeho muzahabwa imbaraga. Izi mbaraga, haleluya, ni ijambo rivuye mu Kigiriki dinamos. Iyi dinamos ni icyuma gikoraga kiri kuzunguruka. Muzi dinamo? Dinamo ibaga kuri mure iki cyuma kibeta cyangwa se imodoka. Uri kureba iyo mureba amaze kuyidemara, simuzi ko bayatsaga gutya, cya cyuma iyo kimaze kwaka ntabwo gisubiraga inyuma, ahubwo uko kikaraga ni pressure yiyongeraga. Rero ugikozeho gutya ugashiraho ikiganza, icyo cyuma cyahagarara, ahubwo ikiganza kigakomeza. Icyo usizeho cyose ushiraho ikindi cyuma kiragishwanyagura gikomeza. Rero Yesu yarari kubabwira muzaba muri mu cyumba cyo hejuru, mwuzuye ubwoba, muri gutinya abanyayerusalemu, abafarisayo n'abasadukayo, ariko muzabatinya kubera mutari mwabademare. Haleluya. Imbaraga z'umwuka wera nizibamanukira muzahita muba nka dinamo bademaye. Ntabwo muzamenya n'igihe mwasenye inzugi, muzibuka mwasenye inzugi ba Petero bari abanyabwoba bibone muri Yerusalemu. Haleluya. Batangira kubwiriza bababwire Petero, mwabaye iki? Mwasinze. Petero wiyakaniye Yesu imbere y'umugore, atangira abwira abashenerare n'amibunda, ababwira mwebwe muri bande ntabwo twasinze, ahubwo twuzuye imbaraga zo wundi bwishe yadusezeranyije. Haleluya. Petero ahita ababwira
nimwihana mukamwakira namwe murabatizwa muraba bamwe muri twebwe. Mbere Yesu icyubahiro n'amashimwe. Bamaze bademare bazungurutse imirwa yose bagenda bavuga Yesu ngo abantu bakaza bakabacecekesha bakababwira ntabwo turaceceka, nimunaducecekesha ibi biti muri kubona n'ibindi nabyo biruzuzwa biravuga Yesu, izina rye rirahimbazwa. Kwakira imbaraga z'umwuka wera. Uri kunanirwa guhamya Yesu muri abo basambanyi, muri abo bajura, muri bariya bakozi bawe, hejuru y'uko utari wahabwa imbaraga. Ariko umunsi wa none wigomye uyu munsi, wigomye amasaha, wigomye kuba iwawe, wigomye kuba mu shop, uzi imbere y'Imana ntabwo urataha uko waje, ahubwo ikuzuza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ibuzuza imbaraga mu izina ryayo. Izi mbaraga ziracyahari. Izuzuza abasore tuvuga ubutumwa tudatinya, tudashidikanya, ikintu cyose kitambitse imbere ugashwanyura ugakomeza. Bwaba ubukene ugasatura, bwaba ubukire ukagira iki ugasatura ugakomeza. Haleluya. Abantu bahagarikwa no guhaga n'abantu badafite imbaraga. Iyi dinamiye imaze kudemara ntakiyihagarikaga, irakomezaga. Ibigiye ibigiye. Haleluya. Kandi izi ntumwa zavuze ubutumwa kugeza igihe zapfiriye no ku musaraba bakababamba. Petero bari kumubamba baramubwira nutihakana Yesu turakwica nkawe. Arababwira inzi ko kuba hari Kristo no gupfa niki n'inyungu kuwizeye nyakuri. Ntabwo wihakanye uwo Yesu, ntabwo namwihakana. Yesu ni nakiriye Nyamasheke, Yesu nakiriye Cyangugu, ndamukomereza muri Zambia, inja muri Amerika nzamukomeza, nubwo napfira nzapfana nawe. Oh haleluya. Kwambuka imipaka n'ibitumushyira Yesu hasi bisaba kumukomeza, bisaba gukomerana nawe. Ijambo rikurikiyeho muzahabwa imbaraga z'umwuka wera. Muzi haleluya. Mugurikirana aho hantu. Kugira umwuka wera ni kimwe no kugira imbaraga z'umwuka wera ni ikindi. Abenshi bafite umwuka wera badafite iki imbaraga z'umwuka wera. Mbariza mugenzi wawe, ufite umwuka wera gusa cyangwa ufite n'imbaraga zawe? Haleluya. Muza akazi ka mwuka wera vomba itandukaniro. Akazi ka mwuka wera, mwuka wera yari muri twebwe ni ukutweza no kudufasha no kuturinda kugwa mu cyaha. Nico gusa doke wowe ukirinda. Ariko imbaraga za mwuka wera nizo zitumaga, nizo zidufashaga guhamya ko mwuka wera ari muri twe. Birumvikanye? Donc mwuka wera we nuwo kudufasha kutarwa mu cyaha no mu rari ry'umubiri tukaguma dukijijwe. Ariko uwo mwuka wera ntabwo namubona ndi kukubona ucyo ngo nsobanukirwe ko ari muri wowe. Ni wowe ubizi, ibyo wanesheje ni wowe wenyine. Rero ariko imbaraga zo nazo zinjiye zirasohokaga, zaba zisohotse ukabona umuntu ukwibuka wamubwiye ibya Yesu, ariko uzi ko ejo dufite amasengesho wazaza. Rero ntabwo watishoboza, ntabwo ari mwuka wera ubikora, ahubwo ni imbaraga za mwuka wera. Haleluya. Imbaraga za mwuka wera. Donc wagira pinema udafite dinamos. Iyi pinema rero mwuka wera naryo ni ijambo rivuye mu Kigiriki pinema. Pinema muri kumva nk'ijambo ipine, ipine ry'imodoka. Se muri kubyumvamo? Haleluya. Twiga ku modoka gakeya. Se dufite amamodoka hano. Ngiye kubaza ikibazo kimwe. Ni ikihe cyuma ku modoka gikomeye kurusha ibindi? Niki? Moteri. Abemeye moteri bose bashyira ibiganza hejuru. Haleluya. Abantu benshi bazi ko icyuma gikomeye ku modoka ko ari moteri, ariko ntabwo ari moteri. Ikintu gikomeye cyane ku modoka ni ipine.
Haleluya. Babazi ikibazo kimwe hagati ya motere n'ipine nikihe kikorera gikindi? Nikihe giheka gikindi? Ipine ziryoreka motere, kandi motere bayikuye ku modoka, imodoka yagenda ziba zisunikaga, motere itari kwaka zizigendaga, zigeze ku mumanuko ziba zikeneza motere zagenda, ariko motere idafite ipine ntabwo yava hino. Siko kuri rero tumaze gusobanukirwa kwa ipine. Niyo tuvuze ipine ntabwo ari kiriya kigurude cy'inyuma, apana, ipine ni guriya mwuka guba guri indani. Uzi, oh haleluya, ndafashijwe. Muzi kwa matoni 200 yagenda hejuru y'umwuka gusa, akava mu Rwanda akagera muri Zambia ari hejuru y'umwuka gusa. Oh haleluya. Icyo kigaragazo kikuremereye kubera umwuka adahari, ariko umwuka iyo yuzuye, haleluya, wakukorera ibigaragazo 500 ibyatamishije abandi. Wowe iyo bikurimo umwuka wera hari, si wowe ubutikoreye, ahubwo ni mwuka wera. Abandi barananiwe bakabona urakomeje. We wujuje imyaka wowe 20 utarasambana? Yego nje ndacirinze, nje mbonaga ntabishobora. Wowe wabinaniwe kubera udafite mwuka. Ko dufite mwuka utwikorera amarari y'umubiri. Amen. Oh haleluya. Oh haleluya. Amen. Ibi byose bimodoka mubona bigenda biri kwikurura, byose biba biri kugendera ku mwuka. Umwuka gusa, umwuka gusa. Haleluya. Yesu Kristo rero yarashatse kubwira intumwa inzi ko muri karakterize n'ibibazo, muri abapfaka, muri mpfakare kandi mufite abagore, nicyo wabagize abapfakazi. Icya kabiri, muri abashomeri kandi mwari mufite iki? Akazi. Icya gatatu, mwasize abana kandi mwari mugize iki? Mubafite. Ibindi byose nubwo ibyo byose mwabyigomye, nabo muri gushaka kuvugiramo nabo ntabwo babakunda, kubera muje guhindura ibyo bubakiyeho. None rero ibyo bibazo byose bizababera byinshi, nk'umubiri weho wenyine ntabwo washobora kubyikorera, ahubwo njyewe mwebwe munyemerere gusa, mwebwe mupfe muri mwebwe nshiremwe mwuka wera niwe uzikorera ibyo bibazo byanyu. Umunsi wa none nje kukubwira ko Imana izi yabonye ibibazo byawe, yabonye amakuba yawe, yabonye ibibazo umaranye iminsi, ibyo bibazo by'amamigrasiyo, by'amaviza, by'amashope bitari kugenda. Nje kubabwira ntabwo Yesu arabibakuriraho, ahubwo arabibikorera, ababijanire kugeza igihe bizahura n'ibisubizo byabyo. Haleluya, 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 haleluya. Ntabwo wari wabona umuntu uri kuyegirana atisize amavuta? Ubuzima ntabwo bugenda, nta n'amakwaci ijana ufite, ariko ukumva umuntu arakubonye, we mwebwe wabona biri kugenda. None se ko nanjye ngendeye 200,000 wambabarira ukabinguza ko nzakwishura hasize amezi 6? Ubu uri kwiguzaho 200,000 nta n'amakwaci 20 yo kurarira afite, ariko kubera mwuka wera yamwikorera y'ubukene. Haleluya. Akagabura umukire kandi ari umukene. Ukambara ishati y'amakwaca 50, Yesu akayihindura y'amakwaca 500. Haleluya, haleluya. Ukambara agatenge k'amakwaca 80, Yesu akagahindura k'ibihumbi 60. Abantu bakabona uyu mubyeyi yambaraga musipere gusa, yambaraga ibitenge bihenze. Ntabwo bihenze, ahubwo abyambariraga mu mbaraga za mwuka wera, akabihesha agaciro. Mwuka wera ukaba udafite ibyo guha abantu, ukabahereza ubusabusa, ariko bakarya bakakubwira ngo ma turahaze. Ugasanga mu gitondo burakeye nta ndwara, ibi by'abaganga bavuga ngo bazagwara kwa sharikoro, bazagwara iki, mugaca ntibagware, icyumweru kigashira, umwaka ugashira, abari bazi kuzapfira Zambia ngo muzapfa. Haleluya. Bira bigahera, bakaryuza, ariko bakabaho. Ugasanga ku mateleviziyo bari kwigisha kumubwira umwana agira ubwenge, bisaba kunywa sererake,
bisaba kunywa amata buri gitondo, bisaba kunywa ibiryo serevita murayizi, ibyo by'amaserevita iki n'iki, ugasanga icyana cy'umupataro bari kugiha amaserevita, sererake, imbuto mu gitondo n'igikoma mu gurude kikagenda, ariko akawe n'ikirayi gikonje ntikakibone, ariko kubera uhagaze neza muri Yesu Kristo, haleluya haleluya, babana babiri bakaja ku ishuri, cya kindi cyagiye kinyweye serevita kigatangira gusinzira, akawe kagakanura, haleluya. Igihe cya proclamation ugasanga umwana wawe wagendaga atariye atsindanye amanota 95, wawundi 51. Yesu yarakoze ntabwo yakoze, haleluya. Ibyo bikoma byose n'ayo maserevita kwari ukugira yazana ubwenge. Rero Yesu afite ubushobozi bwo guha abantu ubwenge batanyweye serevita. None nimba ari ukugira yazana ubwenge n'abima serevita ariko akabaha ubwenge, uri kumva ubuhombye? Ahubwo abakwinye akazi ko gutegurira abana serevita. Muje murareka Yesu abaruhure, haleluya haleluya, muje murareka Yesu abaruhure. Wambara imisatsi, amameshe, amaplante, buri kwa gatandatu ukaja mu saro, uri kwisukisha inzara, nukugira ugira ubwiza, so ubwiza baba bari gushaka. Yesu akavuga udashizeho plante. Niko Yesu akora. Yesu ntabwo aduha amafaranga, ahubwo aduha ingaruka y'amafaranga. Yesu iyo atwimye amafaranga akwimaga n'iby'amafaranga yari gukora. Yaguha amafaranga, uzarebe hari ibigwara umuntu yaba adafite, yaba amaze gukira, byo byonyine bikiza. Ntabwo wabona umukene wagwaye umutima gusaba kuvurizwa mu Buhinde, biragoye. Yagwara umutima ukavurwa n'ibibabi by'amapera cyangwa se by'amavoka hano. Umukire wakaja ku bitaro bya mbere bakamubwira muri Zambia ntabwo twabishobora, Afrika y'Amajyepfo ntabwo twabishobora, mu Buhinde. Kubera iki? Afite amafaranga, Imana ishakaga n'ibyo kuyarya. Rero Imana ikwinye amafaranga ikwimaga n'ibyo kugira iki, n'ibyo kuyarya. Haleluya. Nawe naka gashopu uri kuriraho uwaguye ikigwara gikomeye wa muwanda. Ulize ngo kutakigwara nukuryaga neza, nukugira iki? Apana, ahubwo nuko Yesu hari ibisubizo bimwe by'amafaranga yakwimye, ariko akwima n'ibigwara bikomeye n'ibindi byo kuya. Imana ikavuga niko aya mafaranga nayo kwivuza. Uyu mwaka uzivuza gatatu, ariko aya mafaranga ndayakwimye, ariko nanje mwimye ingwara. None babazi, Imana ikwinye gusonza, ibiryo biba bimaze iki wawe? Oya, Imana ikwinye gusonza, ikwinye inzara, nta mwana uzarira ngo arashonje, ntaki istoke y'ibiryo ibimaze iki? Rero Imana yakwima ibiryo ariko ikakwima no gusonza. Umwuka wera, haleluya. Ntabwo mwasobanukirwa, wowe ugapakiza amabuye, ugapakiza ibifuko by'umuceri n'iby'ibigori, ibyo byose uri kubipakiza hejuru y'umuyaga, y'umwuka. Imbaraga za mwuka wera, haleluya haleluya. Imana ibaha imbaraga za mwuka wera. Mwuka wera ni mumuhabwa, ibyo byose muri kwiganyira, ibyo byose muri kurira, ngo Mana ejo hanje hazabute, abana bazabute, ibyo bitere kubaremerera. Imana ibahe mwuka wera abibikorerere, twebwe tugende twemye. Haleluya. Amina. Inyuma y'iryo jambo irikurikiyeho muzahabwa imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumamya. Vous serez mes témoins. Iri jambo muhamya, haleluya, ni jambo muhamya, donc shujaa témoin, nibyo bivuze mu Gifaransa. Iri témoin rero ni umuntu witangaga ku bw'inyungu y'abandi, ni umuntu uri tayari gutanga ubuzima bwe ku bw'abandi. Haleluya. Kubera iyi témoin rivuye mu kigiriki martus, harimo ijambo martyr. Martyr simubazi, aba martyr de l'indépendance, nk'aba uyu Nelson Mandela siko
yapfiriye uburenganzira bwa Afurika y'Amajyepfo, ba Patrice Emery Lumumba biwacu naha mufite wabo uyu Kennedy, siko bameze bariya nabapfiriye igihugu. Haleluya. Aba bapfiriye igihugu rero nizo ntwari, nuko batanze ubuzima bwabo ku bw'abantu. Rero ntabwo washobora gutanga ubuzima bwawe ku nyungu y'abandi udafite imbaraga za Mwuka Wera. Uri kureba nkanje, nanjye buno se sinarinda bamugiye mu kazi muri Igoma nk'abandi, sinarinda bamugiye mu bucuruzi, sinarinda bamugiye mu buri, ariko ibyo byose ndabireka hejuru y'inyungu y'iki yivuga butumwa. Haleluya. Ntabwo wabishobora rero udafite Mwuka Wera. Uyu rero kuba Martus, Imana yaribwiye intumwa nimumara kwakira izo mbaraga, ni ukuvuga muzahita muba abagabo bo kumamya, muzahita mubona ubuzima bwanyu nk'ubusa, ahubwo mwemere kuja gupfira inyungu y'ijuru ku isi. Mu yandi magambo yari babwiye, muri mwebwe imirambo zimwe zizagwa i Yerusalemu, izindi Yudeya, izindi Samariya, izindi kugeza ku mpera y'isi, muri kuvuga ubutumwa gusa. Mbariza mugenzi wawe, uzi icyakuzanye muri Zambia? Imana yagukuye mu Rwanda kuje gukora ishope, Imana yagukuye mu Burundi kuje gukora ishope. Icyo yakuzaniye ni ukuza kuyihamya, ni ukuza kuvuga ubutumwa. Ijambo ry'Imana ryaravuze dushake mbere na mbere ubwami bw'iki bw'Imana, ibindi byose tuzagira iki? Tuzabyongererwa. Haleluya. Amashope ni inyongezo, akazi ni inyongezo, ibindi byose ni inyongezo. Icyo gukorera muri Zambia cyabavanye mu Rwanda ni ukongeza izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana yonyine ikabaha iby'amashope yabashaga kubaha mutayafite. Abantu benshi bagira ngo gukora cyane niko kubumukira, ariko mbwiraga abantu iyaba gukora cyane ariko gukiza, abakire ba mbere bari abakarani. Babazi ikibazo, wowe bose wiriya shop ukoraga akazi nk'abo bariya abakarani bapakururaga imarchandise uzanye, wowe washobora kwikorera ibiro 200 by'umuceri ko bo batikorera. None hagati yawe nabo ninde uhebwaga menshi? Gukora cyane siko kubona, ahubwo kubona biterwa n'uwo mwakoranye nawe. Haleluya. Uyu mupakarani ari gukora cyane mu busari mu mubiri ntacyo azabona, ariko iyo uri muri Yesu Kristo, we uri kumwe nawe akwereka icyo ukora, akantu gatoya kakakubyarira inyungu nyinshi. Abari gukora cyane ntayo bafite. Haleluya. Amen. Nasa muzi mwaba basigaye ku mashope, muzi ngo hari icyo babasubya. Nimba aragurisha amakwaki 20,000 akabihera saa moya kugeza saa 2 z'ijoro, wowe Imana yaguye 50,000 mu masaha 2 mu shope yawe, ikakuzanira abakiriya ukagurisha, nawe ukibaza ni je cyangwa ntabwo ari cyo. Haleluya. Amen. Ndibuka nacurukoraga ubucuruzi bwa karibira, ngurishaga essence, nabandi kugurisha essence kwa mbere twari tukiraga amasengesho, na niho wasangaga amamoto ari kugenda cyane, ariko abantu tukagenda tukaja gusenga, tugataha saa 10, tugataha saa 8, saa 8 ngaja mu repetition, tukayisoza saa 11. Nagera ku mukazi, abandi bari kumbwira ngo bashoje nk'amagara 2 amabida 2, si muri kubyumva, amasherekani ashoje 2. Nagera muri ayo masaha nkabona abantu baraje, njewe mpereza amaritiri 10, mpereza 15, mpereza 10, bagurisha nk'amagara 5 mu masaha 2. Haleluya. Haleluya. Gukora cyane siko kuronka. Ngira mugenzi wawe ngo gukora cyane siko kuronka. Ni ibintu bababeshe. Iyaba gukora cyane, mbabazi ikintu kimwe, hagati ya mwarimu na directeur ninde ukora cyane? Ninde ukoraga cyane? Hagati ya mwarimu na directeur ninde uhebwaga menshi? Naza gukora niko gufata. Imana yabwiye intumwa muzaba abahamya banje, mbabarira umuhamya wa Yesu Kristo. Haleluya. Abemeye kuba abahamya ba Yesu mu mukomere mu mashi. Kandi guhamya Yesu vomba ama strategy
ntabwo mwamuhamya mw'ibitivuga butumwa akira Yesu. Ibyo wenda waba utabishoboye, ariko kwambara neza kwawe ni ubuhamya. Haleluya. Guha abandi ni ubuhamya. Kwitonda mu mashuri ni ubuhamya. Kugira ubuhamya bwiza nako ni uguhamya Yesu. Kuvugwa neza ni ubuhamya. Kwambara neza, kurya neza, kuba umusirimu ukakorera ukaba inyangamugayo muri bikeya ufite ni ubuhamya. Haleluya. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Mushaka imbuto. Igikurikiyeho, haleluya, Amen. nyuma y'iri banga ryo kwakira ukaba umuhamya, hari irindi banga rya kane twihute cyane, riri ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11. Dusome umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, dusome mu izina rya Yesu. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakireba, Igicu kiramubakingiriza. bakiraramye batumbiye mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. 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 Aho twahaye umutwe uri kuvuga cyangwa se ibanga rya kane riri kuvuga kuzamurwa kwa Kristo nk'ikimenyetso cyo kuzamurwa kw'itorero. Kuzamurwa kwa Yesu Kristo nk'ikimenyetso cyo kuzamurwa kw'itorero. Alléluia. L'ascension de Jésus comme signe de l'enlèvement de l'église. Kuzamurwa kwa Kristo nk'ikimenyetso cyo kuzamurwa kw'itorero. Umumarayika yarababwiye ngo mutere kureba, ahubwo musubire iyo yababwiye. Uko mubonye agenda niko azagira iki? Niko azagaruka. Yesu wacu azagaruka. Haleluya. Nubwo yatinda ariko azagira iki? Azagaruka. Kandi gupfa si iherezo ryo kugaruka kwa Yesu, kuko yaravuze ngo ahubwo abazagirirwa amahirwe ni abazaba barapfiriye muri we, kuko naza bapfiriye muri Yesu nibo bazaba ba mbere kugira iki? Kuzuka bamusanganire. Haleluya. Yesu wacu azagaruka. Yesu azagaruka. Kuzamurwa kwa Yesu nk'ikimenyetso cyo kuzamurwa kw'itorero. Ngiye kubabwira, abantu baribazaga ngo tuzazamuka gute? Yesu cyamuzamuye ni izi mbaraga za Mwuka we, kubera yamaze kugerayo abari yaziboherereza. Ni ukuvuga we nagaruka ntabwo azaba akeneye n'izo mbaraga, ahubwo abazaba bazikeneye ni twebwe, kubera wazaza ahagarare mu bicu. Abazazamuka ni bande? Ni twebwe. Kandi ikituzamuraga, igishiraga imodoka hejuru ni ipine, ni umwuka. Ikizatuzamura ntabwo ari amasengesho, ntabwo ari ibikorwa, ntabwo ari amaturo, ahubwo ikizakuzamura ni Mwuka wera uzaba uri muri wowe. Haleluya. Haleluya. Amen. Izi mbaraga nizo zizatuzamura. Yesu nizo yakoreshaga, kubera igihe yari ari kumwe n'intumwa we yari afite Mwuka wera, ariko intumwa nta Mwuka wera zari zifite. Siko bimeze? Nta Mwuka wera zari zifite. Bari abantu ibyiringiro byabo byari biri muri Yesu. Donc bashiraga amanga bari kumwe na Yesu, babagiye kure ya Yesu bakaba abantu bazima. Yesu we yarashize amanga kubera yari afite Mwuka we. Amaze kugenda rero, ageze mu ijuru aho Satani atageze imyambi, afata wa Mwuka wera aramuboherereza. Haleluya. Haleluya. Kubera we Yesu we yamaze gusohora abakeneye kuzazamurwa nabo ni bande? Ni itorero. Niyo mpamvu ngiye kukubwira, jameni, nimba udafite Mwuka wera muri wowe ufite ikibazo cyane, wasanga uri gukorera ubusa. Kandi Mwuka wera ntabwo abanaga n'icyaha, bisaba abe muri wowe wenyine. Nimba warashizemo abanzi, hari abantu bakorerwa nabi bakabika abanzi babo mu mitima. Iyo babitse mu mutima ntabwo Mwuka wera yabanamo n'abanzi bawe. Iyo ushizemo umwanzi, Mwuka wera agira iki? Avagamo, arasohoka akigendera. None ngiye kukubwira, hagati y'uwo mwanzi ubaye intebe ukavanamo Mwuka wera, ninde wubahishije? Ninde wubashe cyane? Si uwo mwanzi.
none umwanzi ngo yankoreye nabi ntabwo nzamwibagirwa, ukavuga rero ngiye kumubika mu mutima, ukavanamo iyo ni inzira y'ubuyobe Satani afatiraga abantu ukore benshi bagakorerwa nabi, bakabika abanzi mu mitima, ntabwo Mwuka Wera yakwinjiramo ari nk'abandi. Uwo mwanzi rero usize mu mutima ntabwo umucishije bugufi, nta nubwo umubabaje, ahubwo uramubashe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi wa none naje kubabwira ikizatujana mu ijuru si abo banzi mwibitsemo, ahubwo abo banzi ni injiji, ni abantu bo gutabwa kure. Uyu munsi mubakuremo, mubashugunye, mubatekure, mwambaze Mwuka Wera yongera amanuke muri mwebwe, afata ubuturo bwe kugira muzazamurwe Yesu nabagarutse. Amen. Haleluya. Kugira muzazamuke Yesu nabagarutse. Niyo mpamvu kurara udafite, utazi, utihamiriza ko ufite Mwuka Wera ni danje, ni ikibazo. Uwera ijambo ryaratubwiye ntabwo tuzi umunsi n'igihe agomba kuzira. Azaza uri mu shope, azaza uri he, aho wazira hose irinde gushira Mwuka Wera hasi. Mugendane, haba mu rusengero, haba mu nzu, haba muri toilette, haba hehe, uhakikishe ko ufite nde Mwuka Wera. Ubwo se hari umunyarwanda ha muri Zambia ugenda agasize ibyangombwa? Buri wese azabigendana. Haleluya. Amen. Icyangombwa gikomeye rero gusumbya ibi byanyu ni Mwuka Wera. Amen. Haleluya. Ngira mugenzi wangu icyangombwa cy'ijuru ni Mwuka Wera. Passport y'ijuru ni Mwuka Wera. Haleluya. Amen. Passport y'ijuru ni iki? Mwuka Wera. Mwuka Wera. Udafite Mwuka Wera ntazagenda. Ni nkuko utakurira indege utabonye visa, ni kutazaja mu ijuru udafite iki? Mwuka Wera. Haleluya. Mwuka Wera mu mushikamiro. Donc nimba muri kubona ubukobwa buri kwambara ubusa, bukagenda kambaye ubusa, iyo nkabonye kambaye akaminishipe kari kugenda ikituza kibereye aho, mitagavuga kanakajuro ka Mwuka Wera. Akanakajuro ikigabo kiri kuza kiri kugutereta kiri kuguha ibifaranga byinshi, umujura w'iki? Wa Mwuka Wera. Umuntu uri kuza kukubwira ngo muje kwiba, cyangwa se muje gusama, cyangwa se akagushuka, cyangwa se umuntu uje akagutukira wawe nacu umukoze, ntabwo ari uko afite amagambo menshi, ahubwo ni umujura. Aje kwiba iki? Kubera nakubwira nabi nawe ukamusubiza nabi, Mwuka Wera aragira iki? Arahita agenda. Donc hari umugani twize uwo bitaga icyangwe isungura, urukwavu n'ingona simuyizi, le corbeau et le renard. Donc gifite umukati ingona, agasungura karaza, urukwavu rurakareba, rureba ingona, ruravuga dore ukuntu uri mwiza, igisiga, dore amabara meza ufite, dore uko umeze neza, ijwi ryawe rero iyo risohotse ndafashwaga cyane, mfashe undirimbireho gatoya. Kiba kiramubwira ariko se ni ukuri, kibuze ni ukuri, kwa mukati kuba kugize iki? Guraguye, karagufata karigendera, sigarana ijwi ryawe. Rero nucyo babiba Mwuka Wera. Ukaba usanga umuntu ari kuza kukubwira uri mwiza, nagufite ntabwo nabaho, ni wowe. Hari umusore wagiye gutereta, abwira umukobwa yamwangiye, ahita amubwira ngo burya cyagiye ndi kuvuka, wumvishije ndi kurira, cyagiye nariraga hejuru yawe. Ngo yari ari kurira hejuru y'uyu mukobwa. Umukobwa yumvise ubwo bugambo bwose aragwa. Imana idufashe cyane. Ibanga rikurikiye aho twihuse ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14. Nababwiye ko passport yo iki cyangombwa cyo kuja mu ijuru ari iki? Mwuka Wera. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo
na Simoni Zeloti na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Amen. 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 Irindi banga rikurikiyeho ari ryo banga rya gatanu. Haleluya. Amen. Iryo bita kubyuka kubwo kubyutsa. Ngirira mugenzi wawe kubyuka kubwo kubyutsa. Banku ukabyuka kugira ugiriki ubyutse. Haleluya. Kubyuka kugira ngo ubyutse. Ntabwo wabyutsa abandi wowe utaragira iki utarabyuka. Izi ntumwa zagiye ku musozi wa Elayono zigumirayo. Yesu yamaze kugenda zo zigumayo zitumbiye guca. Zigumayo haboneka abagabo babiri barazibyutsa barazikangura. Ariko se muri kureba iki? Ahubwo uyu si yabasezeranyije ngo muzamurindirire i Yerusalemu. None mwebwe muri ku musozi Elayono muzi ngo hari ikizabonekayo. Imbaraga zanyu ntabwo zizamanukira Elayono, ahubwo mukanguke musubire i Yerusalemu mumare iminsi 10. Kubwo nimumara kubona izo mbaraga namwe muraje kubyutsa abandi. Haleluya. Amina. Ntabwo wabyutsa abandi utarabyuka. Ntabwo wakiza umugabo wawe wowe utarakira. Ijambo ry'Imana Petro na Yohane bageze ku irembo ryitwa ryiza, ikirema kirabasaba. Cyakimuga kiri kubasaba ifeza, barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite. Ntabwo watanga icyo udafite. Haleluya. Niba udafite urukundo urarutanga gute? Niba udafite amahoro urayatanga gute? Niba udafite gukiranuka urabitanga gute? Niba udafite imbaraga z'amasengesho urazitanga gute? Bisaba kugira mbere yo gutanga. Niyo mpamvu uyu munsi nje kubabwira mwebwe Imana yabazaniye kubyutsa abazambiya basinziriye mu bigirwamana, basinziriye mu byaha, basinziriye mu busambanyi. Rero namwe ntabwo muzababyutsa musinziriye mu bashope. Niyo mpamvu uyu munsi naje kubabwira mubyuke kugira mubyutse abandi. Haleluya. Mubyuke kugira mubyutse abandi. Amina. Musobanukirwe kucyabazanye Zambia atari amashope. Mukanguke mubyuke, muve mu bujiji, muve mu buyobe. Icyabazanye ni ukuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Donc bisaba kubyuka kubwo kubyutsa abantu. None se namwe murasinziriye uko muhugiye mu gushaka amakwaca. Abababona niko bahita baha amakwaca agaciro gusumbya Yesu mwasuzuguje. Ariko nimuha Yesu agaciro amakwaca mukayazana ku ntambwe ya kabiri cyangwa se ya gatatu, Yesu azahabwa agaciro mu banyamahanga. Bose bazavuga burya birashoboka umuntu afunga ishope ku cyumweru hejuru yo kuja gusenga. Yego. None se nujura ifungura ku cyumweru uri kwigisha abari abakugose bose? Uri kubigisha iki? Turi kubigisha nabo gufungura gukingura ku cyumweru? Turi kubigisha nabo kubaha ukisabato y'Imana? None uri kumva uzabukiri muri misiyo yakubanye mu Rwanda? Imana bababarire cyane. Kubyuka kubwo kubyutsa. Misiyo ya gatandatu cyangwa se ibanga rya gatandatu, umurongo wa 15 kuwageza kuwa 23. Mwumva ko havuga. Dusome mu izina rya Yesu. Matiyasi atoranywa gusubira mu mwanya wa Yuda. Muri iyo minsi Petero ahagaze hagati ya bene data, umubare w'abantu bose bari bateraniye bari nk'120. Aravuga ati, bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiriye gusohora, iby'umwuka wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu, kuko yari yarabazwe muri twe agahabwa umugabane w'uyu murimo. Kandi uwo muntu 18, kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahawe igihembo,
cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye, araturika amara yose arataraka. muri kumva Yuda yarari ibyo yakoreye, ngo amafaranga yayaguze isambu akireba araturika, yaruhiye. Kwiyapfa wenda yari rigira mu ijuru, none n'isambu ntayiriye, n'ijuru ntagize iki, ntaribonye, asigaranye ubuhamya bubi, buno turi kumwigisha nabi. Komeza. 19. Bimenyekana mu batuye Yerusalemu bose, nicyo cyatumye iyo sambu mu rurimi rwabo bayita Akerudama, bisobanurwa ngo isambu y'amaraso. Ndetse isambu y'amaraso, bangaye bafite amaduka y'amaraso, bangaye bafite inzu z'amaraso. Dukomeze. Murongo wa 20. Ndetse byanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo iwe hasigare ubusa, kandi ho kugira undi uhaba, kandi ngo ubusonga bwe bugabane undi. Nuko muri abo twagendanaga iteka ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe. Mwumve. Uhereye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yakuriwemo akazamurwa, bimwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka kwe. Aha. Bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba, uwo bahimbye Yusito, undi ni Matiyasi. Usoreze kuri 23. 24. Sorezaho. Amen. 24. Soreza kuri 23. Haleluya, haleluya. Amen. Aya magambo asomye nayahaye umutwe uri kuvuga ngo ari ryo banga rya 6, gutsimbuza kudashika no gushika. Sinzi nimba birumvikana. Donc ahari kudashika ukashira gushika. Birumvikana? Sinzi nimba nabivuze neza. Donc gutsimbuza cyangwa se gutsimbura kudashika gushika. Très bien. Hein? Gutsimbuza kudashika gushika. Yes. Ahari kudashika ukashira iki gushika. Donc remplacer l'imperfection par la perfection. Gutsimbura kudashika ukashira gushika. Haleluya. Uri kureba Yuda yarari muntu umwe 12, ariko ari umuntu utagi ukiziki udashitse. Ari umuntu udashitse nukashana nabo, ariko akundi miya adafatika. Bisaba rero ko Imana yo yonyine imwivangurira. Nta numwe yigeze agirana na ikibazo. Nayamubwiye Yuda, aya mafaranga uri gukunda muri korari azagukoraho. Ngiye kubabwira abo bo muri kubona badashitse muri korari, mwebwe ntibabarira umwanya, mwe mukomeze uwabahamagaye azuko azamwikuriramo. Haleluya. Yaravuze ngo murekure ukungu niki n'amasaka bikurane. Hari abantu bari mu nariko n'abajuru, n'abasambanyi, n'abafite ubwibone, bakunze imiyamusunga ibindi byose. Abo bantu rero ntibabarira umwanya. Uyu niba adakijijwe, kudakizwa kwe kunkozeho gute? Wowe guma mu kudakizwa, nje ndakizwa, wamezanye na Yesu. Haleluya, haleluya. Mfite Mwuka Wera ntakizamagarika. None ngorine torero ribakamwe abantu bibona, wowe se wakoze, wowe babemwe, wowe ni wibona. Bigutwaye iki? Niba umuntu kwibona kugeraga mu cyumba cyawe, sije kwibona kwe kwicaraga aho wari uricara. Siriya torero ribakamwo abantu donc batagira imyumvire, wowe babemwe ari kugira iki? Nuvuga kuzahunga amatorero hejuru y'abantu, nta gikundi wasanga kidafite Yuda. Mbwirira mugenzi wawe nta groupe uzasanga idafite Yuda. Groupe zose ziba zifite ba Yuda. Muri korari uyobora ba Yuda barimo. Nuyihunga rero mugiye gushaka idafite ba Yuda, donc n'inzu yawe abana bawe harimo Yuda.
abana bose si batumye ku mugezi niko bagenda ziyari akangaga namubwira ntabwo ndagenda ukagira kiki urakihakanaga ubanaga nakucose ibi bibuno ikibi ntabwo umuntu agihungaga ahubwo wiga kubana nacyo ariko kitakwanduje. Haleluya. Nigishaga ku jambo ry'Imana ari kuvuga gukorera Imana ya Isirayeli uri muri Suriya, ukaba mu bigirwamana bya Suriya. Niko Hamani yabwiye Elisha, aramubwira ngiye gusubira iriya, ariko biriya bigirwamana ntabwo ndabwira umwami ngo abihungishe cyangwa se ngo abyice. Niwe mwami, nzabibamo n'akazi ntabwo ndakareka, ahubwo imyumba ibiri y'ubutaka nzagenda, nubwo aje aramurangiza kuramya ibyo bigirwamana, njaje ndagenda pfukame kuri bwa butaka nakuye Dotani. Ubwo Imana ijaje iraza guha Abanyesirayeli umugisha, ijaje iribuka ko hari undi Mwisirayeli uri Suriya ariko aramya Imana ya Isirayeli. Haleluya. Najame kuri uwo mugisha, najame kuri uwo mugisha. Wakirizwa mu rugo rufite umugabo udakijijwe, waba mu duka patara adakundaga ko muja gusenga ariko woga. Haleluya. Amina. Nta timu uzabona idafite Yuda. Uyu Yuda rero igihe kigeze baravuga Imana yo yonyine imwikuriramo iramuturitsa. Imaze kumuvanamwo ba Petro baricara baravuga, rero Yuda ni umuntu utarushitse wari uri muri twebwe. Ubwo bigenze uca dushake umuntu ushitse. Haleluya. Amen. Donc icyaha cyatumye Yuda apfa ni ugukunda imiya. Dushaka umuntu udakunda giki imiya, aba ari we tuzana twebwe aba ahamya umuzuko wa Yesu Kristo, aba yaragendanaga natwe ibi bihe byose twagize, abe yarari kumwe natwe. Barashaka bafata Matiyasi na Yosefu. Siko bimeze, abantu babiri basanga nibo bashitse. Mwumve iki kibazo cyane cyane urubyiruko, wasanga abakobwa babiri cyangwa abasore babiri baragukurikiye kandi tena bose ugasanga ni beza. Haleluya. Iyo usanze ari beza, ngiye kubabwira rero ukuntu ugomba gutoranya, ariko tukire tutari twageraho musobanukirwe ko kudashika guhindurwaga n'iki no gushika. Ubwibone bugahindurwa no kugira iki guca bugufi, kwiba bigahindurwa no kutiba. Haleluya. Gusambana bigahindurwa no kugira iki no kudasambana, kwishira hejuru bigahindurwa n'iki no guca bugufi. Buri wese afite ikidashitse muri we, buri wese afite ikidashitse. Wowe urakizi, wowe urakizi. Kutaza ku rusengero bigahindurwa no kugira iki no kuza. Wowe rero sobanukirwa icyo kidashitse, ugihindura ushireho ikigize iki igishitse. Niko ijambo ry'Imana ryavuze, kugeza igihe muzagera ku rugero rugize iki rushitse. Ntabwo wagera ku rugero rushitse hakirimo kudashika, hakirimo akantu kadashika. Washobora ibintu bitandatu bishitse ariko kamwe ka karindwi kakakunanira. Abo ka karindwi rero iyo kakunaniye, ni ukuvuga muri Yesu na bya bindi bitandatu byose bibaye iki imfabusa. Washoboye ubusambanyi, ushobora ubugome, ushobora uburozi, ushobora kuja kuramya ibigirwamana, byose urabireka ariko uracyavuga ikinyoma. Icyo kinyoma rero gihinduye bya bindi byose zero. Ijuru Yesu naza uzarijamo? Ntabwo uzarijamo. Bisaba gushika kugera ku rugero rushitse. Imana ibafashe uko kudashika kubagaragaza muri iyi rusaka, mu guhindura no kugira iki gushika. Amina. Bwira mugenzi wawe, hindura kudashika no gushika. Amina. Haleluya. Amen. Bisaba kubihindura. Iya karindwi 24 kugeza kuri 25. Mwumve rero ukuntu tugomba gutoranya. Aho bageze kuri Matiyasi na Yosefu, na niho tugiye kurangiriza. Amina. 24 na 25 mu izina rya Yesu. Barasenga bati, Mwami Imana, umenya imitima y'abantu bose, werekane ubutoranije muri aba bombi,
aba intumwa ahabwa uyu murimo Yuda yataye akajya he. muri kumva bagira iki? Ogera usubire 24. Muri kumva babonye abantu babiri beza, Matiyasi nande na Yosefu. Baribaza sasa muraba babiri ko bose ari beza, ko turi kubona basobanutse turafatana. Ninde turagira dirije, ninde turagira pastor, ninde turagira umuntu runaka? Umva icyo bakoze. Barasenga bati, barasenga. Aha, Mwami Imana umenya imitima y'abantu bose. Ni wowe umenya imitima y'abantu bose. Werekane utoranije muri aba bombi. Imana igira iki? Werekane nushaka kurangiriza. Haleluya. Amen. Akabanga kanyuma ni ugukora ihitamo ryawe hamwe n'Imana. Amina. Gukora ihitamo ryawe hamwe nande? N'Imana. Abantu benshi ubuzima bubayobeye hejuru yuko bakoze ihitamo ryabo bubonye. Uri mu Rwanda abantu bakakubwira muri Zambia hari ubuzima, abari Mozambique bakakubwira muri Mozambique hari ubuzima, abari Zimbabwe bakakubwira muri Zimbabwe hari ubuzima, abari Uganda bakakubwira muri Uganda hari ubuzima. Ukavuga Uganda ho ni hafi y'u Rwanda, ntabwo nzajayo. Malawi ntabwo nzajayo, hasigaye wenda Zambia na Mozambique. Haleluya. Amen. Urahitamo wahisemo guhita mwaha. Eske ni Imana yabikubwiye? Ni Imana yakuzanye? Wamanjije kubaza Imana? Wenda ubuzima bwawe bukunaniye hejuru yuko uraho utagombwaga kuba, kubera wakoze ihitamo ukoresheje irari ry'umubiri. Ukavuga hariya niho hari abantu benshi b'iwacu nibo bazapfasha. Wagera ino abo waruzi ngo bazagufasha ntibagufashe, deception. Abantu n'abantu, abantu baguhemukira. Umuntu yaguhamagara uve mu Rwanda wagera Tunduma agakuraho telefone. Inshuti midahemuka si Muyomba si sogokuru, ni Yesu Kristo wowe wenyine. Haleluya. Ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu intumwa zavuze twicare dusenga Imana, turebe icira tubwira muri aba bagabo babiri ngo basha ku mavi barasenga. Ukomeje gusoma umanuka, ijambo ry'Imana riravuze bari gusenga, Mwuka wera Imana we wenyine aramanuka arababwira ngo uwo yatoranyije ninde? Ni Matiyasi. Bakuremo Yosefu. Imana iravuga uyu ntabwo mushaka, uwo misemwe ninde? Ni Matiyasi. Matiyasi yabanye nabo, abana nabo neza kugeza igihe yapfiriye nawe ari intwari. Ariko wenda nk'uko Yosefu yararabihakana. Kandi uyu Yosefu bararebye baravuga Yosefu yego Matiyasi arakijijwe cyane, ariko se ari mu muryango wande hano? Ntawe. Ariko uyu Yosefu wenda ni binamu wa Petero, tena akaba inshuti ya Yohana, akaba yarabanaga neza na Bartolomayo. Uri kumva inshuti nyinshi muri bo zari izande iza Yosefu. Nibyo biri kuba mu matorero y'iki gihe. Umushumba yabagiye kugenda, turebo turasigira itorero, turarisigirana. Uyu pastor arakijijwe neza ariko avuka ku Kibuye, kandi itorero ryaratangijwe n'abanyabyumba. Baba babuze uwitumba, baba babuze bagahamagara intervention. Igira vubuze hari akantu kabonetse. Jameni, ibyo nibyo byinshi itorero ry'iki gihe. Nibyo kibazo ngiraga amagambo menshi. Ibyo nibyo byinshi itorero ry'iki gihe. Nubwo ugasanga abantu aho guhitamo hamwe na Yesu Kristo bari guhitamo bakoresheje amaranga mutima yabo. Ninde turagira chef de chorale? Ugasanga bararete uyu aba bantu b'Ibutare murarebaga baraturwanyaga, aba bantu b'Irubavu bafite imyumvire y'abakongomani mutere kumushira mu byaro. Bari imyumvire y'abakongo. Ugasanga bari kwirondora, ntabwo bazi kwirubavu nubwo ari hafi ya Kongo ko ari abanyarubavu bakijijwe neza, ntabwo bazi ko ari abanyabutare bakijijwe neza. Ugasanga tu ari gushaka uwahahandi. Mbwira mugenzi wawe reka ibyo bitekerezo ni iby'abuswa, ni iby'ubuswa, bisaba kubireka.
yaje kurongora akareba akabona akazabiyani gakijijwe, ariko aba bantu ngiye gushaka kiwacu tukakanyarwanda. Akanyarwanda k'agapagani ni akadayimoni kurusha umusambi ukijijwe. Ugukura mbabaze ntabwo ziri gusenyuka z'umunyarwanda ku munyarwanda, iz'abazambiya zikubakwa. Yego ya ntabwo warongora ino, bisaba kurongorera iriya tu abiwacu usaba kumariye. Iyo uri kurara inzara baragufasha, sibo bari gukuraga kuri migration ahubwo amanywa nijoro. Wari wabona umuzambiya wakureze? Ariko ngo abiwacu n'ubuswa. Abiwanyu si Abanyarwanda, abiwanyu si Abarundi, abiwanyu nabo muhuriye muri Yesu Kristo. Uwo ni wo muryango wacu, abo ni bo biwacu. Nimba kijijwe biba birangiye, nimba kijijwe biba birangiye. Haleluya, amen. Nimba kijijwe biba birangiye. Narindi Goma natwe rero ibyo bintu bitubagaho. Abantu babaga muri Kongo bavuga ikinyarwanda, ugasanga bari kwirondora, donc nusoza umundandi nuje gushaka mu baki iki niki. Njewe Imana inzanira kanyamahanga kakure kakakasayi umukasayi abari winzanira comme fiancé. Murebye nsanga habi Masisi habi Rucuru mu bavuga ikinyarwanda ntawe namukompara nawe. Ni umukasayi ukijijwe neza usobanutse. Ndavuga mfatiye aha umuryango ni gushake guce, ntabwo nzakureka mugiye gukora ubukwe da namaze kuko. Haleluya, haleluya. Cyane bwiye umuryango ibyo ntabwo mbirimo. Mara kwinjira muri Yesu Kristo nahise mbicaremwe gishi. Uri data wanje ku mubiri accessoire, ariko data wanje ukuri ni Yesu Kristo. Uwo Yesu amaye nuwo. Bagiye guhagarara mpita mbabwira mfite mushiki waje wananiye umugabo. Uyu mushiki wacu ko yananiye umugabo we yavuka kuri we. Duhaguruke dusenge Imana. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana tuyibwira ngo ari umuntu wagize icyifuzo, ariko ibyifuzo by'umubiri tubireke, tugiye gusengera ibyifuzo by'umwuka. Haleluya, amen. N'icyifuzo gikomeye tugiye gusengera, tugiye gusenga Imana. Umurongo uri centrale muri izi zose nuriya murongo wa 8 uvuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera namanuka kuri mwe, namwe muzaba bahamya banje i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya. I Yerusalemu hari mu Rwanda. Imana yabavanye mu maprovince yanyu ubwibagejeje iri kubajana za Samariya, abandi ku mpera y'isi. Siko bimeze? Rero ikintu gikomeye dusenga Imana iturinde kudevia mission. Murabyumvishije? Kudevia mission, gucira uruhande iki mission y'Imana yabahaye. Mission ni ukugira iki? Ni uguhamya Yesu. Ngirira mugenzi wawe ngo mission ni uguhamya Yesu. Umwuka wera ntabwo wamuhawe kugira kurinda, ntabwo wamuhawe kugira urare neza, ntabwo wamuhawe kugira guha amafaranga. Mission ya mbere ya mwuka wera ni ukugira gufashe kugira iki? Guhamya ne Yesu, icyo gusa. Rero dusaba Imana turinde kudevia mission, ahubwo twambika imbaraga tugumye kuba abahamya bawe muri Zambia uko bikwiriye. Donc nicyo cyifuzo tugiye gusengera. Nuraki tuyoboramo ni Mushumba Karibu. Amina. Yesu nashimwe. Amina. Tugiye kwinjira mu kanya gusenga Imana. Cyumweru twarakarabye sibyo? Abatari bahari muri hagana, ariko reka tubinjizemo aho ngaho. Cyumweru twavuze ku maraso ya Yesu, tubona ko umuntu utejejwe atabasha kwakira umwuka wera sibyo? None uyu munsi tugiye kwakira umwuka wera. Yesu nashimwe. Amen. Uyu mwuka wera niba mwakurikiranye, hari ibanga kugira ngo abashe kuza, nuko hari ibyo tugomba kwimura kugira ngo tugire ibyo tugira gute twimika.
mwakurikiranye namwe buri muntu yagize uko afashwa, ariko ndagira ngo dufashijwe mu ijambo rimwe bivuga ngo tugiye kwimura, nitwarangiza tugire gute? Twimike. Tugiye kwimika iki? Umwuka wera. Umva yavuze ku by'umwuka. Iyo umuntu abuze umwuka bamwita iki? Iyo umwuka umushizemo bamwita iki? Imana idufashe. Buri indege idafite umwuka ntiyaguruka. Ubwato mu nyanja budafite umwuka ntibwagenda. Imodoka idafite umwuka amapine ntiyagenda. Niyo mpamvu dukeneye umwuka wera uzatujyana mu gihugu cyo mu ijuru. Bikeneye ko hari ibyo tugomba kwimura kugira ngo umwuka wera agire gute? Yime. Reba ibyo wimitse rero. Iyambure ibitari by'Imana, kwambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Iyambure ibitari by'Imana, kwambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Icyo ngusaba, umva icyo ngusaba, n'umwuka ubwenge. Haleluya. No guhishurirwa kurushaho kukumenya. Umva icyo ngusaba, umva icyo ngusaba, mwami wanjye, mu mwuka ubwenge. Hishurirwa no guhishurirwa kurushaho kukumenya. Mana Data, turi imbere z'ubwiza bwawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni indorerwamo. Hahandi buri muntu wese yireberamo akareba ko ashyitse cyangwa adashyitse. Muri aka kanya tukimara kumva ijambo ryawe, turimura kamere y'umwuka, twimika imbaraga z'umwuka wera. Turimura imirimo ya kamere, nibuze imbaraga z'umwuka wera kururuka mu izina rya Yesu Kristo. Turimura ibidakoresheje icyubahiro, duhamagara ibikoresha icyubahiro. Turimura Uwiteka Imana Nyir'ingabo imirimo y'umwijima, duhamagara imbaraga y'umucyo wera.
yacu. Urakoze Kristo, izi mbaraga turazikeneye, izi mbaraga itorero zirabikeneye, izi mbaraga umugenera zikeneye muri iyi minsi tugezemo, iminsi igaragara nk'iya nyuma, aho duhanze amaso kubishira, ariko Uwiteka Umwuka Wera naze duhanga amaso kubidashira. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana yacu, kandi ufite umugambi mwiza kuri twebwe. Mwami wacu turagushimiye yuko hari ibyo umaze kwimura, kandi ko hari ibyo ugiye kwimika. Mu izina rya Yesu Kristo reka twimuke Umwuka Wera, imbaraga z'Umwuka Wera zirangwa n'imbuto z'Umwuka Wera, zishorewe n'impano z'Umwuka Wera. Urakoze, turagushimiye ko wagiye kuduhindurira amateka muri uru rugendo rwo kugukurikira. Mu izina rya Yesu Kristo uduha ubwenge buva mu gihugu cyo mu ijoro, turinde kwishingikiriza ku byo bitagifite umumaro, ahubwo dube kuyoborwa n'Umwuka Wera. Urakoze, turagushimiye Kristo Mwami, turagushimiye twongeye kukwimika muri Gosheni, muze ubu Mwami w'itorero ayobora Umwuka Wera w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo wimura ubwenge bwacu, wimura kamere zacu, ahubwo Umwuka Wera agwiza imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo kuba mwemera wamwizeye muri iri teraniro turagushimiye, tugukomeye amashyi tukwakira. Umwuka Wera ganza tegeka muri twebwe mu izina rya Yesu. Amina, amina.